mbanze nkubwire kujugunya ubunyobwa kandi butugaburira ni amakosa. Mwese kujugunya ibindi ese ko waba ujugunye igishobora gutunga umubiri wawe harya uzarengerwa n'iki? hagera umuhinzi. Yego. Uri umuhinzi? Yego. Umurima wa hegitari. Yego. Wahingamo ibishyimbo bingana iki? Umurima wa hegitari uhingamo ikiro 60 cy'ibishyimbo. Kuba bijugunye sinkanzwe kujugunya ubunyobwa butangana n'iro. Umva ndagaswe. Ubwo murumva ni iterambere nyine kugira ngo n'ubundi ubu bijugunye ariko Imana irabitubura ikazaguha byinshi. Reka kubeshya. Imana iri he? Imana iri muri wowe, iri muri njye. Yinyereke. Imana ubu ngubu kuyikwereka nuko turi kumwe. Oya yinyereke. None se wari uzi ko turi buhure? Usibye nje uri kureba Imana iri he? Mu mutima wawe. Yinyereke nyine. Imana rero ikwiyereka mu mutima wawe, ntabwo Imana uyibona. Wowe umbwiye ko iri muri njye. Yego. Yinyereke. Kuko nje ubakubaje ngo Inosa ari he? Watungora ati nguyu. Nyereka Imana muri. Imana rero Inosa. Imana nkubwiye ko iri muri twebwe. Kandi ninjye ni wowe. Iri muri wowe. Yego. Yinyereke. Niba wananiwe kunyereka iri muri njye, nyereka iri muri wowe. Nuko ngukunda. Nk'ubwo bunyobwa ndabuguha nitugera mu urankunda. Ndagukunda. Ukunda ntiwamwitangira. Uramwitangira ariko hari igihe ushobora kugera mu nzira ukabumena. Reka nkubutwaza. Nose ndi igitambo mvuga. Wewe mvubunyobwa. Ashobora kugera mu nzira akabumena. Ariko nkanjye ukuze ndabumutwaza ninjya kugera aho ageze ndabumuha. Umenduye umwana rero. Uri umwana ntabwo urakura. Uri umwana kuri wowe yego. Ariko ntabwo ndi wa wundi babatuma umutima kazana ibuye. Oya. Ubunyobwa niba unkunda koko. Numbwiye ko unkunda. Utinya Imana mu ijuru. Yego. Urankunda. Ndagukunda. Ubunyobwa. Ubwo rero mwabuga bamwe. Ubunyobwa bubaye ikibazo. Ubu bunyobwa tugiye kubumuha. Ni wowe ariko se nabumene. Ni wowe ubumpa. Imana ntabwo iri bumpane. Ubunyobwa si ubwawe. Ni ubwanjye. N'ubumpa hari undi gukubita. None se ko ndaba mbuguhaye kugira ngo uzabushyire mu nda? Ndaba mbuguhaye kugira ngo ubumene mwana we? Nose ndangiye ndabumene. Umbwiye ko nkunda. Kandi mu bibazo nari mfite n'ubunyobwa bwari burimo. Mbonye ubufite. Nk'umukunzi wanjye ubwo bunyobwa. Ushobora gusitara ukabumena. Urabumutwaza se. Rero urukundo rwawe nsanze ni rwari nirwo gukunda umuntu udafite icupa waba urifite ukamwanga. Oya ni urukundo yemwa nje simukunda. Bigaragaza rero yemwa ari umuntu nangase. Jogonyori. Nawe ngo nasoze. Umva rero ngiye nkubwire. Yego. Sibyo? Yego. Ubu mfite amafaranga 300. Yego. Uhise uyapangira? Yego. Yapangire twumve. Amafaranga 300 nk'uko Garafureri abivuze agiye kuyampa. Ariko ayo mafaranga 300 ntituyapfusha ubusa kubera ko ubuzima buracyakomeza. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Jogonyori buracyakomeza. Ayo mafaranga 300 hano ufite ubunyobwa ngiye kuguramo inyanya, igitunguru, amavuta y'ijana. Birakunda ejo ntangira ubuzima buzaba bukomeje. Wabyumvise? Tubonye umupango w'amafaranga 300. 300. Abaye 500 byagenda ute? Muceceke rero bavandimwe agiye kuba 500 harabamo. Hari ikintu bashyira mu nyama. Birungo asante. Abavandimwe barimo kumfasha cyane ariko ni byiza kugira ngo umuntu nka Jogonyori atazicwa n'inzara. Ariko nahura na Garafurere amaye amafaranga 500 ugasanga ngiye kuyapfusha ubusa kandi ejo tukazahura inzara irimo kunyica. Ntabwo ari byiza. Burya rero arimo kunkuza ubuzima kugira ngo nanjye ubuzima bwanjye gutera imbere. Urakoze Garafurere. Wayabonye?
ugiye kuyampa njye nahise ngo wayabonye ohe ntago ndayabona kuki ushimira ikintu utarabona nuko ababyeyi bose bavuye mu bipangu bakaza kukureba okay ubunyobwa buguze ngahe ubunyobwa nabuguze amafaranga 500 500 nubwo ko buguze 500 yego murakoze ntibihuriyemo oya ariko ruranyongera 500 kandi y'ibirungo se njyewe ubu turaguze yego ugiye gusubira ku isoko bitewe uko njye ubunyobwa nabushaka sibyo yego ubunyobwa mu gihe nabushakaga mfite 500 simbonye ariko ayo mafaranga avuye kuri banki ndagaswingingiri akira ijago yewe we okay jewe karame ubu se mu minsi mikuru uri kutegera mu minsi mikuru nari nakubuze ngo ngurire isabune iyo kuzafura ino pantaro kugira ngo nanjye abantu nibambona bazaje babona ko ndi kwisigisa hano duhuriye ni hehe reka tubibaze uriya mubyeyi hano ndetse twaruta haje hano ariko gira nk'umuntu uyobora hanga mu bwengo turaha naha mu kagara kanaka akagari baseriye noneho uva muri Jogonyori baseriye akagari se turavuga Bweramvura turavuga se akagari Bweramvura ni akagari ka Bweramvura umurenge umudugudu Wataba akagari kagari Jabana ni Jabana ariko ni ku mutima urimo kundota yego tuvuye ku kagari ka Bweramvura tugeze ku mudugudu Wataba reka umuntu akomeza kwibagirwa umwana akambwira ngo nzajya mvugira muri mikoro ariko mwana wanjye uzanyigisha mikoro rero mwana wanjye nuko uba wariye ukabasha kumva umwuka wo kuvuga tuvana kuki icyo tuba twariye ubundi rero ugize gutya ukumva inzoka zitajorora burya uramena y'amafaranga yacyafite ngaya none se uwafashe kwaba yafashe uciriye agacira none wowe ntugine kukwereka aricyo nshaka kukwereka kuri iyi none se inkoko iraruka mwana wanjye wowe uri inkoko none se reba hano baravuga ngo nturekuza okay ntacyo yego yarambure gutya yarambure terene gutya harimo ingiro 3 urabona aka kantu kari hano uretse nkwereke rekura nkwereke dore umwana wa mbere nawe murakoze cyane yego uziko nawe utoroshye yego ndakubaza na nkwereke ukanga kungwe nkwereke yego uzi nshaka kukwereka kunyereka rero ni nko kunyigisha irindi shuri kandi warize bihagije narize bihagije mu kanya nsanze uri kubyina ngo umwaka urarangiye yego kandi burya iyo umwaka ushize uricara ukavuga ati se nakoze iki nageze kuki yego wowe Kajogonyori watangiye umwaka ku itariki ya mbere 2025 yego uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwa 12 2025 harabura amasaha agera muri 24 cyangwa se 30 umwaka ukabura arangiye urakoze cyane urateganya iki cyangwa se icyo wahagarara ukavuga ati yamana twari turi kuvuga reka nyishime kuko nageze kuri Jogonyori umuntu utamuzi umubona kuri ekara umubona ku ma televiziyo agiye atandukanye Jogonyori ni umuntu wigejeje kuki muri uyu mwaka dusoje Jogonyori babuje njyewe kuri Radio Rwanda murambona kuri TV1 murambona ariko kuri uyu mwaka Sindiye senkisa wayabonye oya aha ntacyo tubonye ibyo watsindiye niba ubwo abantu badukurikiye bari buze kutubwira ufashe amafaranga 500 yego ukayagabura n'iminsi 365 yego ngo baraza kutubwira se ku munsi Jogonyori yinjiza gangahe yego intego zawe se 2026 intego yanjye nk'abavandimwe njyewe Jogonyori naturutse mu Mutara n'amaguru hariya ku Cyanyirangegeni ndaza ngera i Kigali n'amaguru navuyeho saa 10 ngera n'ahana none saa 10 zundi munsi nta mu gasozi naraye naragendaga paka bwakeye ngeze i Kigali
ngize amahirwe inza i Kigali muramfasha, ngize amahirwe makorera udufaranga, ngize amahirwe mba nguze inzu, uba mba mu nzu yanjye. Dore urufunguzo. Urufunguzo ni urwatora. Ni metalike. Ntago ari urwatoraguye njego yewe. Ntago ndara mu gasozi. Mu nzu yawe bwite. Mu nzu yanjye bwite. Mu nzu yawe bwite. Bwite. Niguriye mu mafaranga yanjye. Wavuye ku cyanyira ngenge ni n'amaguru. N'amaguru. Nageze i Kigali tu. Ukagura inzu. Ngura inzu. Warashe n'amaguru babuze kuva ku cyanyira ngenge kugera. Nari narabuze kuva ku cyanyira ngenge ugera i Kigali ni 4,500. Wari wayabuze ugeze i Kigali ugura inzu. Ingura inzu. Ariko ubwo nukuvuga ngo nageze i Kigali nyine ntangira kwijogonyora, izina ni ryo muntu uwo mpuye nawe, igihumbi uwo mpuye nawe, 500 nkarya 100 hagasigara 400 mbika, mba ngezaho mba mbonye 500 mba nguze inzu, kuba mayibobo biba birahuye biranga ni Imana yemwe ba. Mfite irangamuntu y'u Rwanda, y'u Burundi, ya Kongo. Y'u Rwanda, ariko mfite uburenganzira bwo kujya aho nshaka kubera ko nzi kwiruka. Okay, ntacyo njegonyo. Yego. Rero ubunyobwa nabonye waba ukunze kurusha. Sibyo? Nanjye nabukunze ariko nsanze urindyarya. Kundyarya ari indyamirizi. Uyu mugabo ko agiye kurundusha ubwengera. Kubera ko wari wambwiye kumunda ubunyobwa ngo amafaranga. Yego. None byose birangiye ubukunze, reka mbugusubize rero. Ariko umunwa ko ari injajwa. Ubu uyu mugabo ambwiye ngo ukira. Mva mbizi. Bo, sawa njegonyo. Imana ikurinde. Sawa. Tuzongera duhure. Sawa. Sawa.